munsi w'ejo hari yategerejwe umukino w'ishiraniro ama ekipe abiri ikipe ya Manchester City na Arsenal n'ubundi bari guhatanira igikombe cya shampiyona. Ikipe ya Manchester City yaherukaga gusezererwa imikino ya UEFA Champions League bahuriye Wembley yari yuzuye isa neza cyane. Ikipe ya Manchester City itsinda Arsenal ibitego 2-0. Inkuru imusozi ihunduka Red umukinnyi wazamutse akunda Manchester City mu gisagara azamukira mu bana b'ikipe ya Manchester City. Aba promoted ni watsinze ibitego byombi Rugaju nuko Manchester City Pep aterura igikombe cya gatanu cya Carabao, igikombe cya 40 gitaha mu bindi kwa Pep. Guardiola yatwaye igikombe yarishima cyane, abantu bashaka kukita gito ariko ni igikombe cyamunejeje cyane. Yagize ati umbi cyavuye muri Guardiola ubwe nyuma yo kwitwara neza kuri iyi match. Yatangaje iki? Yes, yavuze ati twihuta rero kujya muri match nyirizina n'uburyo ikipe ya Arsenal yacu byari kane byatangiye kugabanuka. Yavuze ngo it was special because you had a tough 2 weeks. Ati byari bintu bidasanzwe kuko twatumaze igihe dufite ibyumweru 2 bigoye. Byatugoye cyane. Match za Champions League Real yabakuyemo kunganya na West Ham kunganya na Nottingham. Abati ibyumweru 2 byari bitugoye cyane. Akomeza agira ati in the first 15 minutes minota 15 ya mbere they suffocated us. Ati badusunitse cyane. We couldn't breathe. Ntago twashobora no guhumeka. After that we won some second balls and started to pray. Ati nyuma y'minota 15 noneho twatangiye kubona imipira ya kabiri twasha gukina neza cyane. Ati I'm really pleased because Mikel created a team that is almost unbeatable. Baba we. Ati ndashimira cyane Mikel Arteta kuko yubatse ikipe isa nkaho nta wayitsinda. Najye burira. Pep nyuma yo kumurasaho bamaje bati none ibindi urabitekereza wiki aravuga ati it is still the dream to compete. Ati biracyari byo gukenera. Nyine biranezeza guhatana. There was a real challenge. Uyu munsi wari umunsi udasanzwe nyine. Ati nobody gave us anything and I said to the players today. Nta muntu n'umwe wadushiraga garo rutega. Ariko nabwiye abakinnyi. Ati we are going to see our level ourselves. Ati tugomba kwireba mu ndorerwamo tukamenya urwego rwacu. What are we? Turi bande? We talked about the game we played against Arsenal at the beginning of the season and what was the challenge. Ati twakomeje kureba umukino twakiniye na Arsenal mu season igitangira. Ati tuza kureba nyine byatugoye muri uwo mukino nibi. So asoza rero ngiye kwena ati I could not believe we could do it against Arsenal as we did it. Ati rwose natungwe cyane ntabwo narinzi ko ibyo twakoze twari bubikore ku ikipe ya Arsenal muri ubu buryo. So zagira ati that is nice for the sports. Ati ibi nibyo byiza by'umupira w'amaguru. Akabara kabiri nakana wirereye munsi ukagero kakanyuza minshi. Muri abantu babandi bagasingizaga bakaryamirira rimwe. Uriya nukuninura n'umugome. N'ubundi interview no kushanga agenda gashyira yishongora cyane. Ibyo byiza by'umupira ati sinahise ko twabikora guri cyane. Ariko se Rugaju yayirushije se ko yayirushije cyane. Igice cya mbere kureba ama highlight nge match narebye yantangaje iminota 15 Arsenal wagira ngo rica Man City 15 ya mbere Arsenal yateye wabite Gyökeres namubonaga yiruka yatatse yariyishe ama save 3 yikurikiranya mu minota nka 5 ya gutyo. Reka guhera ku minota 20 match ahise ijya hagati bose igice cya mbere baguma hagati nta urusha undi biraho. Igice cya kabiri guhera ku minota 45 kugera kwa 65 Man City bonamo ibitego bibiri. Man City yahaza Arsenal yose isubira inyuma ku defanda City yihusha bya bindi byo kuvuga ngo ni ikibazo cy'isegonda kirajyamo kwa 60 igiterekamo kwa 65 kiramo cya kabiri itisoza match. Umwana yitwa Nikorera ibitego bibiri by'umutwe byose byaturutse ku ruhande rw'ubumoso wa Hinkapi abonye karito y'umuhondo mu gice cya mbere abantu akavuga ko umutoza agomba kwa yamukuyamo
kako Semenyo yari yamugoye akazana Karafiori hakiri kare banga nyine yanze kumukoramo amugumishamo niba wenda bavugaga yuko umukinnyi atinyaga kwiyangaje ko yari afite umuhondo bati nkoze irindi kosa bamu mutuku wenda agakina atitanga 100% abantu batari gukora sabu hakiri kare ariko kandi umutoza wa Arsenal nawe afite icyo yavuze kuko ntago ari uwa Man City gusa wavuze cyane abantu bakweshoninga icyemezo cyo nshaka kudefanda cy'umuzamu nk'umutoza ndamudefanda rwose ahangaha Arteta nawe yavuze Arteta ati icyambere abajijwe ni ku muzamu Kepa Arrizabalaga kuko Kepa niwe watanze igitego cya mbere bateye umupira uri mu kirere arasimbuka aho kumfata ngo akomeze umunyura hagati y'ibiganza wana Tadepose uramurenga ruvuye kwa Da Silva nikorera itamutsinda umutwe amajere ku cyemezo cyo gushyira Kepa Arrizabalaga mu izamu yavuze ngo I understand that but I have to do what I feel is right. Ati nakoze ibyo nagakwiriye gukora numva kandi byari ngombwa. Which is honest and which is fair. Ati mu buryo buboneye kandi bunyuze mu mucyo. And I think we have understanding with Kepa. Ati nzikuneza ko dufitanye ubwumvane na Kepa Arrizabalaga. He's played all the competition. Yakiniye amarushanwa yose and I think it would have been very very unfair for him. Ati nekereza ko byari kuba ari ibintu bibogamye cyane and for the team no kwikipe to do something different. Dukoze iyo dufata icyemezo gitandukanye nicyo twafasha. Aho rero ni kumushyira mu izamu. Yashoje avuga ngo errors are part of football. Amakosa ni kimwe mu bigize umupira. And today it happened. Uyu munsi byanabaye amakosa y'abana. Unfortunately in a crucial moment. Biteye agahinda byabaye mu gihe kigoye. Nibyo tutagarura. Reka nake kuvuga ino. Hari ahantu rero warugeze umaze kuvuga iby'umutoza ariko ndagira ngo bijyanirane n'iki. Thierry Henry yavuze ko rwose we nta kibazo afite ku ikipe ya Arsenal atakaza igikombe cya Carabao Cup. Ati kuba batakaza igikombe cya FA Cup, ati kuba basezererwa muri Champions League, ati cyo twe dusaba Arteta ni igikombe cya Champions. Ni igikombe cya Champions cyonyine nicyo dukumbuye. Hano niko navuze cyane rwose. Abantu bati arakina ugly football yakinnye nabi nibyo ariko abantu bati haracyari byo gukinira ibi ngibi bibabereye wake up call cyangwa se bibabere akantu ko kubakangura kugira ngo batazaba ingata imennye byose. Ubwo agomba kurwana ku bikombe bitatu bisigaye notama champion kuko niyo ikenewe cyane ariko muri rusange icyo gushyira Kepa Arrizabalaga mu izamu ni nkuko na Pep Guardiola yashyizemo Trafford. Abatoza ndajyanga abantu basobanukirwa no principe n'abanyarano batashye rwose bamurakariye. Abatoza na abantu baba fair. Umukinnyi yakinnye Carabao baba barabyumvikanye yarambwiye ati niwitwara neza aho tuzagera ni uzajya ufata. So kugira ngo abasharinge yamuhaye izamu nkuko yanabakuriyemo Chelsea ari uri mu izamu uyu munsi bigenda nabi. Ni nkuko hana bayikosa Arsenal ikina na Wolves rigakorwa n'umuzamu wa mbere. Yego. So nta kibazo rero cy'umuzamu abatoza akora kuri principe samaranga mutima so ko ari finale n'ubundi Arsenal niyo haba mundi muzamu wa mbere ari gutsindwa yarushijwe. So ngenga ko mvuga ngo mu magambo magufi Guardiola yatsinze Arteta murusha abakinnyi ba Arsenal bagiye mu kibuga barushijwe hatagira ubyegeka ku muzamu gusa. Twagiye mu kibuga turatsindwa reka turwanira ibindi bikombe bisigaye Imana nidufasha ntibizabe Netflix ngo twongere dusange n'ibindi biragiye. Ariko Pep yishimye yahoberanye n'umwana w'umukobwa Maria Guardiola kuko yararemerewe abantu bose baramusuzugaye baramugize ngo n'umuntu wa fake ariko ni nkaho yavuze ati murabibona yuko nkirimo. Rero mumwitegure muri FA Cup no muri Champions. Kuvuga kuri Arsenal atakazaga Carabao Cup nyuma y'imyaka 8 bari bagarutse kuri finale ya Carabao n'ubundi still Man City yongera kuyitsinda. Pep Guardiola atsinda Arteta ibitego biri kubusa bya Nico Riley. Quadruple yanzirore basigaye kuri treble. Arsenal ntabwo yaryoheye ejo bongeye gukina match mbi cyane iri mu bwoba. Sinzi icyo ubuyobozi bwa Arsenal abakorowenke bazakora ngo Arteta agere ku rwego rwo gutinyuka ikipe ariyo yose. Urabona ko approach yakoze kuri Manchester City nta kindi n'ubwoba. Ukiraho Rore haravuga bati kubera iki kuri finale yizeye Kepa Arrizabalaga.